ibihe bidasanzwe. Uwiteka yavuze iby'abahanuzi bahanuye kuva kera, dore ngibi ntibindi yagira hinda, torero webwe bubyutse bwaje. Ibihe byahanuwe birasohoye. Byabihe Yesu yaduteguje, ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa, bugaheza amahanga yose yo ku isi, torero webwe bubyutse bwaje. Uzahera mu mutima umenetse by'ukuri, ukongeza umuryango ufate igihugu, uzakwira amahera mu nzira yose, ramikota amasimbi kenyere mwakira ububyutse buraje. Haleluya, 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 mukenyere mwakira ububyutse buraje, dukenyere. Ndabasuhuje bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo. Nanone ndabifuriza amahoro y'umwami w'abami ari we Yesu Kristo. Nanone toujours niwe byose muri byose. Ndabararitse rero nanone ko uyu munsi duhishiwe ibidasanzwe. Ni tariki ya 24 kwezi n'ukwa gatanu, umunsi n'uwa gatanu. Haleluya. Ndabakiriye rero muri studio z'ububyutse muri Afrika hagati. Uyu munsi rero nkaba mfite umushyitsi muri studio. Nibwo bwa mbere aje. Haleluya. Nukuri ndizera ntashidikanya ko mugiye kumva bamwe ibyo mutari muzi. Ntabwo muri bwumve ibyo ntabwo muri busubiremo. Ntabwo muri bwumve ibyo mwarumvise. Hano rero muri studio z'ububyutse muri Afrika hagati ndi kumwe n'umudamu, ndi kumwe n'umugore, ndi kumwe n'umufasha, ndi kumwe n'umubyeyi. Ni umuntu umwe. Haleluya. Uyu munsi rero abafitiye ubuhamya cyane nibwo atangiriyeho, kandi nabyo koko umuntu agomba ubuhamya ni aho wavuye, uko wari umeze, uko umeze, naho ujya. Rero nakiriye muri studio z'ububyutse muri Afrika hagati mwene data Mazina yitwa Maria Mukamwiza Deborah de rero ni umugore w'ubwenge, ni umugore Imana yahaye ubwenge. Deborah de Imana yamushyizemo ubutunzi bukomeye. Ndashimira Imana ko mu buhamya bwe yari umunyepolitike ndetse aharanira na biriya bya Beijing, yari muri biriya by'abagore ngo bireshya ngo abagabo n'abagore ngo bireshya biriya byamaze abantu. Hanyuma ajya no muri politike rwose arayikora yicayemo. Ubwo rero ndabararika kandi muzabibwire n'abandi. Ndashimira Imana ko abanyepolitike umwuka wari atangiye kubakoraho kandi ntibange. Turi kumwe rero muri ministry. Turi kumwe muri ministry y'abahishuwe. None agiye kutugezaho iby'Imana yamuhishuriye, ukuntu Imana yamugiriye neza, ukuntu Imana yamubohoye muri iyo myuka yose. Hanyuma reka no kumuvugira ibintu. Mwene data Mazina ya Maria Mukamwiza Deborah de, ndakwakiriye muri studio z'ububyutse muri Afrika hagati. Ndakwishimiye cyane ariko cyane kubera ko nanagukunda cyane. Nukuri karibu utugezeho icyo mwuka wari yagushyize ku mutima. Nyuma y'indirimbo urahita ufata mikro. Haleluya. Retse nze nkuzanire n'amazi. Yego. Koko nigiye wakwakiriye. Haleluya. Kankuzanira amazi, ndashyiramo n'agasitro kugira ngo imihogo yawe ibobezwe. Rero ndanezerewe, ndoko mfite ibyishimo byinshi kwakira undi munyepolitike. Yego. Uwa mbere ni umugabo. Haleluya. None haje umugore. Ese ko Yesu arimo gukora icyubahiro cyose nike, natwe akomeze atwirindira, aduha amahoro n'umugisha, atugirire neza muri iyi si y'akaga. Mwene data Deborah de Mukamwiza Maria, mikoro ni yawe nyuma y'indirimbo. Ukongeza umuryango ufata igihugu, uzakwira
Murakoze muyobozi wacu, mama w'amahanga, Mama Marie Esther Murebwayire. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi mbashimira ko mumpaye ikaze muri studio z'ububyutse muri Afurika yo hagati. Ndasuhuza kandi ngashima abari ku buhanga bw'ibyuma bafashe uyu muhamagaro w'abahishuwe kugeza ijwi impande zose z'isi. Ndasuhuza bene data abahishuwe. Abo ni abagore n'abagabo bose bitabye bakemera gusangizwa vision na mama w'amahanga, vision yahishuriwe na Yesu Kristo, akayisobanurira abantu twese mu biganiro ahitisha kuri YouTube kuva mu mwaka wa 2016. Mu minsi ishize akaba yaratangiye kunganirwa n'abandi bakozi b'Imana dusangiye urugendo, barimo Ambasaderi Jean Marie Mbonima, Nehemia Ezra, Esther F. Tabita Tete na Lucy B. Ezra umwanditsi. Ndasuhuza n'abandi bose bateze amatwi iki kiganiro, kimwe n'abazacyumva nyuma. Mwese Umwuka Wera atube hafi, tugendere hamwe mu gusobanukirwa n'intego z'iki kiganiro, kimwe n'ibindi bihitishwa muri studio z'ububyutse muri Afurika yo hagati. Ndatangira mbaha incamake y'ubuhamya bwanjye. Nitwa Deborah D. ku izina ry'umuhamagaro mu bahishuwe. Naho izina ababyeyi bampaye ni Mukamwiza Mariya. Ndubatse, mbana n'umutware wanjye, dufitanye abana 5 n'umwuzukuru umwe. Nahoze rero ndi imbata y'idini Gatolika mu kamenyero k'amayobera matagatifu. Nabaye kandi imbata y'imyuka ya Beijing igihe kitari gito. Nivuruguse muri gahunda z'ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Igihe kinini kandi nabaye mu by'amashyaka ya politiki. Ndashima Imana ko nageze aho nkamenya ko izo nguni zose imikorere yazo ihabanye n'ubushake bw'Imana, nkagenda nzibohokaho buhoro buhoro. Kandi koko naje kugirirwa ubuntu bwo kwinjira mu bahishuwe mu kwa 7 umwaka wa 2022. Ubwo nari maze kumenya ko hari abantu bahurira ku murongo witwa intebe y'ubuntu iyobowe na mama w'amahanga mu ntumbero yo kwihana ibyaha, bagahinduka bakaba bashya, bakagarurira Yesu Kristo icyubahiro cye, akomejwe kwamburwa n'abantu mu buryo bunyuranye, cyane cyane abanyamadini bamwigisha bagambiriye inyungu zabo bwite, ugasanga mu by'ukuri bamucuruza, baramuhinduye igishoro. Ku ntebe y'ubuntu nasobanukiwe iby'itorero rya nyuma n'umugeni Yesu Kristo agiye kuza gutwara, umugeni ugomba kuzaba atunganye nta kizinga cyangwa umunkanyari. Ku ntebe y'ubuntu kandi nahigiye gusengera mu ijambo usomye mu byanditswe byera uyobowe na Mwuka Wera, nk'uko tubisanga mu Befeso umutwe wa 6 umurongo wa 18. Haragira hati: musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabira abera bose. Haleluya! Iryo ni ijambo ry'Imana. Nakiriye n'ubundi busobanuro ku bigendanye n'iby'ibihe ndetse n'iby'igihe turimo cyakuwe mu bihe, kugira ngo Yesu Kristo yiheshe icyubahiro kandi abamwizeye bakoreshwe iby'ubutwari.
ibi byose Mwuka Wera yaramfashije birankangura, mva mu rujijo rw'akamenyero, narihannye, nihaniye kureka, nakira agakiza mu kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2023, ndacyakura mfashijwe n'ijambo rya Yesu Kristo n'Umwuka Wera. Haleluya. Uyu mwanya rero tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina, nahaye umutwe uvuga ngo imyuka ya Beijing mu kuzimya umuhamagaro w'umugore. Imyuka ya Beijing mu kuzimya umuhamagaro w'umugore. Iki kiganiro nakigabanyijemo ingingo 5 zikurikira. Ingingo ya mbere, uko umugore yisanze mu muruho. Ingingo ya kabiri, imyuka ya Beijing mu rugamba rwitwa ko ari urwo kuvanaho umuruho w'umugore ku isi yose. Ingingo ya gatatu, ishyirwa mu bikorwa ry'imyuka ya Beijing mu Rwanda. Ingingo ya kane, ingaruka z'imyuka ya Beijing ku Banyarwanda. Ingingo ya gatanu, ingamba zafatwa ngo umugore yera imbuto z'umuhamagaro we. Ingingo ya mbere yerekeye uko umugore yisanze mu muruho. Bene data bakundwa, iyo dusomye mu byanditse byera, dusanga umugore ari we wiyatse iteto ku Mana yamuremye, kuko we n'umugabo we bamaze kumvira Satani, ingaruka zabaye umuruho, icyaha cyinjiye mu mubiri w'umuntu, kandi waruremewe kuba ubuturo bwa Mwuka Wera gusa. Umuntu yitandukanyije n'ibyiza, ahoberana n'umuruho. Turabisanga mu byanditswe byera mu Itangiriro, umutwe wa 3, umurongo wa 16. Imana iragira iti, nzongera imiruho yawe igihe utwite, maze uzabyare ubabara, uzahora wifuza umugabo wawe, nawe agutegeke. Naho mu Itangiriro, umutwe wa 3, umurongo wa 17, Imana ibwira umugabo iti, ko witaye ku magambo y'umugore wawe ukarya ku giti nari nakubujije, nkubwira nti ntuzakiryeho, ubutaka buravumwe ku mpamvu yawe, uzabukuramo ikizagutunga bikugoye iminsi yose yo kubaho kwawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umuruho rero ubana n'inyoko muntu kubera icyaha cyinjiye mu mubiri we, arawuhorana kugeza asubiye mu gitaka. Buri muntu agira uwe, akabana nawo. Mu ngingo ya kabiri, turavuga ku myuka ya Beijing mu nkubiri yo kuvanaho umuruho w'umugore ku isi yose. Kuki tuvuga imyuka ya Beijing, Courant de Beijing? Iyo myuka ni iyihe kandi ni bande bayizana, bande bayigemura? Beijing ni umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa wahoze witwa Pekin. Muri uwo mujyi niho abahagarara ibihugu byabo ku butumire bw'umuryango w'abibumbye Loni bakunze guhurira, hagamijwe gushyiraho amabwiriza yo gushimangira amahame y'uburinganire n'ubwuzuzanye n'izindi gahunda zose zifatiyeho ngo zorohereza umugore umuruho. Mu mwaka w'1975 nibwo Loni yatangiye kubishyiramo imbaraga nyinshi. Uwo mwaka wiswe umwaka mpuzamahanga w'umugore. Ni gahunda rero ihangayikishije cyane umuryango w'abibumbye, kuko kuva washingwa mu mwaka w'1945 niho batangiye gutekereza ku ihame ry'uburinganire.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi hemejwe itariki y'uwa munani Werurwe nk'umunsi mpuzamahanga w'umugore. Ku bijyanye n'iki kiganiro turavuga kuri izo gahunda duhereye ku itariki ya 15 Nzeri 1995. Nicyo gihe havuguruwe ibyatanze umusaruro tubona ubu. Kuri iyo tariki ya 15 Nzeri 1995 byari inshuro ya kane ibihugu 189 byohereje ababihagarariye bagiye kwiga ku buryo baca akarengane gakorerwa umugore ku isi. Ushaka kubisoma ku buryo burambuye kugira ngo amenye ingamba zafashwe icyo gihe yashakisha kuri interinete mu rurimi rw'igifaransa umutwe ugira uti Déclaration de Beijing du 15 septembre 1995 sur le genre et développement, cyangwa kubumva icyongereza yareba titre igira iti Fourth Conference on Women from the 4th to 15 December 1995, Beijing, China. Plan d'action y'icyo gihe ngo yagombaga kurangiza ibibazo by'abagore ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni ukuvuga ko bari bihaye imyaka 5. Buri gihugu cyahawe inshingano zo gushyira iyo gahunda mu bikorwa hakurikijwe imiterere yacyo yihariye. Maze habaho kurushanwa karahava. Gusa izo gahunda zose ntacyo zishobora gukiza kubera ko zihabanye n'ijambo ry'Imana nk'uko twaryibukije mu itangiriro umutwe wa 3 imirongo ya 16 n'uwa 17, aho umugore n'umugabo kubera kutumvira Imana bakumvira Satani bikururiye umuruho. Kuko hatabayeho icyaha nta kandamizwa ryabaho. Ibihugu rero byo mu karere ka Afurika yo hagati ntibyasigaye inyuma muri iyo nkubiri yo kurushanwa. Ndavuga rero ku Rwanda kuko niho nzi cyane. Ibyo bitugejeje ku ngingo ya 3, ishyirwa mu bikorwa ry'imyuka ya Beijing mu Rwanda. Nk'uko nabivuze haruguru, buri gihugu cyashyize imbaraga mu kwerekana ko kiri gushyigikira ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu iterambere ryacyo. Mu Rwanda narwo ntirwacikanywe. Hagati y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu n'umwaka w'ibihumbi 2000, amashyirahamwe arengera umugore yaravutse ku bwinshi. Ayo nibuka ni Réseau des Femmes, Profame Twese Hamwe, Haguruka, Dutere Imbere, Aviga Gahozo n'andi. Jye nabaye muri Réseau des Femmes. Habayeho kandi gushyiraho inzego z'ibanze n'inzego z'urubyiruko n'inzego z'abari n'abategarugori. Izi nzego zashyirwagaho binyuze mu matora kuva mu tugari kugeza mu mirenge, aho buri kagari n'umurenge byabaga bifite ababihagarariye 10 muri buri cyiciro. Aya matora y'inzego yabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi n'uw'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'icyenda. Nyuma y'umwaka w'ibihumbi 2000, cyane mu mwaka w'ibihumbi 2003, bitangiriye mu tugari. Izi nzego zagiye zinyuzwamo itorwa ry'abagore bajya mu myanya y'ubutegetsi mu nzego zo hejuru, kuvuga inzego z'abasenateri, abadepite, abameya n'ababungirije.
aya mashyirahamwe rero n'ayo matsinda y'inzego zatowe kimwe n'abo bashyizwe mu nzego z'ubutegetsi nibo babaye imiyoboro yo kwinjiza imyuka ya Beijing mu baturarwanda bose. Ukugira umubare munini w'abagore mu nzego z'ubutegetsi byashyize u Rwanda mu bihugu bya mbere byubahiriza uburenganzira n'ubwuzuzanye bw'umugore mu iterambere. Raporo zagiye zitangwa zerekanaga ko mu matora yagiye aba akenshi hejuru 60% y'imyanya yiharirwaga n'abagore. Ubwo ngo u Rwanda ruba rukemuye ikibazo cy'umurimo w'umugore mu ruhando mpuzamahanga, ndetse ruba muri bimwe mu bihugu by'icyitegererezo mu guteza umugore imbere, maze ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bushyira imbaraga muri za propagande zisingiza u Rwanda nk'igihugu kiri mu bya mbere ku isi mu byerekeye gender na development. Nibyo se koko mu Rwanda umugore aratengamaye? Ariko ubundi ninde wamukandamije? Mu Rwanda iyo usesenguye neza ibintu usanga umugore agenda arushaho kwikandamiza ubwe, kubera ko mu basenateri, mu nteko y'abadepite, mu baminisitiri, mu bameya cyangwa ababungirije n'ahandi hose mu nzego zifatirwamo ibyemezo bigira ingaruka ku buzima bw'igihugu, umugore arimo rwose. Gusa indahiro yiyaturiraho mbere yo guhabwa imirimo imufungira mu bugwate we ubwe yiyemerera, ubugwate bumutegeka kwakira no gushyira mu bikorwa intekerezo zose, inziza n'imbi ziturutse bukuru. Nuko akababaye umuyoboro wo kwica no gukiza uwo ashatse, akaba umuyoboro wo gukandamiza urubyaro rwe, agakandamiza abagore, abasaza, abagabo, abasore, ububyeyi akababwiyambuye gutyo. Ikigaragara ni uko nta muti wavuye mu myuka ya Beijing, ahubwo yabyaye ibindi birushaho kurakaza Imana. Mbere yo gukomeza reka dufate ka pause gato twumve indirimbo ikurikira. naho ye uwezo yeswe kwandura yanjye ibihe dore bya bihe nimukanguke bwabubyutse buraje. Haleluya. Tugeze ku ngingo ya 4 igira iti ingaruka z'imyuka ya Beijing ku banyarwanda. Mu bibonekera amaso ni uko gahunda zijyanye no kwimakaza imyuka ya Beijing mu Rwanda zitaweho cyane, hakorwa amahugurwa menshi bigisha amahame agomba kugenderwaho, cyangwa bagakangurira abanyarwanda zimwe muri gahunda ngo zitume umugore abona umwanya wo kugira uruhare ruhagije mu iterambere. Urugero ni nka gahunda yo kuringaniza imbyaro. Hakozwe ingendo shuri nyinshi aho abagize inzego z'ahantu hatandukanye bagiye basurana ngo bamwe barebere ku bandi, bungurana ibitekerezo. Ni nka kwa kundi abanyarwanda bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze. Aho gushakira ubufasha abababaye koko, abagore bashyizwe mu nzego z'ubutegetsi, ikibashishikaza ni ukwambara neza, gutambuka neza, kuvuga neza, gutereka amaso n'ibindi byose bituma uwabagabiye imyanya abagumishamo. Ikibabaje ni uko abenshi muri izo nkomamashyi iyo batagikenewe, misiyo yabo irangiye, cyangwa habonetse abandi bato n'ibingoma
bo kubasimbura basukwa hanze nta kubagirira impuhwe. Hahoraho kandi inama n'amahugurwa bya hato na hato, benshi mu bayajyamo bakavanayo imyuka mibi ituruka ku rwiganwa rwo kwikuza no gushaka indonke. Nubwo u Rwanda ruri mu bihugu bishimirwa ko byateje imbere umugore, muri izo ndobanure z'icyama ntawe urangurira ijwi ngo yamagane ugukubitwa kw'abagore mu mihanda. Bamwe bacuruza ku dutaro bashakisha amaramuko y'abana babo ntibashobora kwamagana gahunda y'ifungwa rya hato na hato, baziza abantu ubusa, kandi n'uwo bigizeho uruhare muri bo aryumaho. Ubwicanyi, kunyereza abantu mu Rwanda, abo bagore bari mu nzego ntibigera bashyira ijwi hejuru ngo bagire bati nibihagarare. Ikindi gitangaje ni uko n'abagore batari mu nzego z'ubuyobozi usanga nabo bafite intero slogan igira iti abagore twaribohoje. Muzi ko n'uwikoreye agataro local defense amuhata imigeri afite uwo abwira ati abagore twaribohoje? Biteye isoni kandi birababaje. Jyewe Deborah de ibyo narabyiyambuye. Nawe mugore unyumva ndakwifuriza kubyiyambura. Ariko se ubundi umugore yibohoje iki? Kandi yibohoje kuki? Iyo umugore abivuga aba yibereye mu mubiri, kuko aba ashaka kwemeza abandi ko yibohoje ku mugabo, nyamara aho ruzingiye ni mu mwuka, kuko uwo umugore agomba kwibohozaho ni Satani kimwe n'umugabo, bombi bakibohoza ku ngoyi y'icyaha cyo cyatuzaniye umuruho. Mu by'ukuri iyi myuka ya Beijing icyo yongereye mu Rwanda ni umubare w'ibishegabo mu bagore n'inganzwa mu bagabo. Hari ibindi byitwa amarushanwa ya Nyampinga Miss Rwanda, byashyize abari b'u Rwanda mu byiciro. Hari abahora bumva bari mu rwego rw'abashobora gutoranywamo ab'uburanga, n'abandi bahora bafite ipfunwe ko nta gikundiro bafite. Ariko bose ibyo byuka bibagiraho ingaruka zitoroshye, dore ko na benshi mu bashimwe ku buranga bashorwa mu bunetsi buvanze n'uburaya. Andi mabi yateye ni inkundo z'amajigija, ibikwerere, abasaza n'abakecuru bata ingo zabo, akenshi bigatangira muri za nama n'amahugurwa y'urudaca bahuriramo n'abakiri batoya kuri bo. Byitwa ko bari gutozwa uburenganzira bwabo, bakihebera kuba shuga mami na shuga dati. Abiyo batashye bahurira mu ngo zabo, umwe yaje ukwe n'undi ukwe, ntawe ugikeneye kurwubaka n'undi. Ingo zirimo zirasenyuka ku bwinshi biturutse kuri iyo myuka ya Beijing. Mbese abo basore n'inkumi bangizwa n'izo nkundo bashorwamo n'abagombye kuba bababyaye, babyeyi, mwumva bazatekereza bate kubaka ingo zabo? Ibi kandi bikurura amahano, kubera ko ubusambanyi bukorerwa mu bwihisho. Ushobora kwisanga waryamanye n'umwana wawe, kandi koko ubanza nta mahano arenzayo. Nyamuneka bakijanditse muri ibyo byaha nimusigeho, mugane inzira y'agakiza kabonerwa muri Yesu Kristo. Hari n'ibindi byateye byo kubaka ikimero ngo kibereye ijisho. Ngabo abibagisha ibibuno n'amabere babigira binini cyangwa bito bitewe n'ibyifuzo byabo bashaka gushimisha. Ibindi bigendana n'imyuka ya Beijing ni ibyo kuringaniza imbyaro. Iyi gahunda ni iyo kwica ubuzima, kugeza n'ubwo abakobwa baringaniza imbyaro bataranabyara n'umwe, bikazakurikirwa n'uko mu myaka bifuje kubyara hari ubwo byanze, bagatakambira Imana ngo nibahe urubyaro, kandi aribo barwivukije.
leta irimakaza amahame yo kuringaniza imbyaro, hagakoreshwa imiti yo kubuza abantu kororoka. Izo ni gahunda za Satani ugambiriye kurwanya umugambi w'Imana, nk'uko uboneka mu gitabo cy'Itangiriro, umutwe wa 1 umurongo wa 28. Imana iravuga iti, nimwororoke mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere, n'ikizima cyose gikuruka ku butaka. Haleluya. Izindi gahunda Satani yihishe inyuma ni iz'abagabo batewe n'imyuka yo kwihindura abagore mu rwego rwo kubaka izina cyangwa gushaka imibereho. Hari n'abagabo bashakana n'abagabo, hakaba n'abagore bashakana n'abagore. Aba bose bakeneye kumenya ukuri kubabatura, ukuri kw'ijambo rya Yesu Kristo. Muri make, umusaruro w'imyuka wa Beijing ni ugushyira umunyarwandakazi ku karubanda ateshwa agaciro. Amabi yose ajyana n'iyo myuka twagaragaje arerekana ukuntu umugore yaba uyobejwe na gahunda zitwa ko ziri kumuteza imbere, kandi mu by'ukuri Satani azikoreramo kugira ngo abuze umugore kwinjira mu muhamagaro we wo kuba umufasha n'umubyeyi. Mbega icyo Satani agambiriye ni ukubuza umugore kwisobanukirwa ngo arengere umuryango we n'urubyaro rwe. Ingingo ya 5 ari nayo ya nyuma yerekeye ingamba zafatwa umugore yera imbuto z'umuhamagaro we. Bagore, babyeyi bafasha, umuhamagaro w'umugore ni ukuba umufasha. Ntawe ufite uburenganzira bwo kumwambura. Mu mwuka, umugore n'umugabo barangana. Kugendera ku bitandukanya umugore n'umugabo uhereye uko Imana yagennye imiterere y'umubiri wabo biratuyobya mu kubaka iyi si turiho turi abagenzi. Imana yaremye umugabo mbere, ni umutware w'urugo aho rwubatse. Umugore ni umufasha. Umugabo aritwa umutware kuko hari umugore, n'umugore yitwa umufasha afite umugabo cyangwa atamufite. Kuko umugore ashobora kuba umufasha hanze y'urugo muri sosiyete. Mu rugo rurimo umutware, ubu aba ari umukuru mu bareshya. Niyo mpamvu mu bashakanye buri wese agomba kubahiriza inshingano ze muri institution yitwa urugo, ntihagire ubangamira undi. Umugabo arakunda, umugore akubaha. Amen. Abakeneye ibisobanuro birambuye ku muhamagaro w'umugore bazumve ikiganiro mwene data Lucy B. Ezra umwanditsi yatanze kuri channel y'ububyutse muri Afurika yo hagati tariki ya 12 z'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2024 ku nsanganyamatsiko igira iti umugore wisobanukiwe mu itorero rya Yesu Kristo rya nyuma. Bafasha rero, nimucyo tugandukire umuhamagaro wacu. Imyuka ya Beijing yaradutse, ariko icyo tubona yagezeho ni ugushyira ku karubanda umugore. Yamwambitse ubusa, ukuri kurahunga. Kuri kandi ni Yesu Kristo, we nzira, ukuri n'ubugingo. Niwe rumuri, niwe gakiza. Umuhamagaro wacu w'ubufasha tuwugandukire twitaba, kuko Yesu Kristo aracyateze amaboko, araduhamagara. Mwuka wera aradushaka mu bubyutse yatangije, ari kwitoranyiriza abazabukoramo. Uretse guca bugufi, tugagira umutima umenetse, tukimakaza ukuri muri twe, ukuri kw'ijambo rya Yesu Kristo, tukihana, tugahinduka, maze tukabona ubutakambira umwami wacu Yesu Kristo ngo adutabare.
nta yindi nzira iriho. Tuzibukire iby'ayo mahame y'uburinganire n'ubwuzuzanye kuko biduhanganisha no gushaka kw'Imana. Igihe umugore yari ataracumura yabaga muri Jardin d'Eden, nta kibazo yagiraga. Bambaye ubusa we n'umugabo bamaze gucumura. Bisanga mu Itangiriro umutwe wa 3 umurongo wa 10. Umugabo arasubiza Imana ati, numvise ijwi ryawe mu busitani, ngira ubwoba kuko nambaye ubusa, ndihisha. No mu bibonwa n'amaso, icyaha gitera umuntu kwigunga. Rero gahunda za Beijing ntabwo zizadusubiza mu ngobyi ya Edeni, nk'aho Adamu na Eva babaga bataracumura. Nta muruho bagira. Kubaho ni ukunyura mu bibazo, ugerageza gutunganira Imana, ukemera umusaraba, kandi Mwuka Wera arabibishoboza iyo umwiyambaje. Tureke no kwitotomba mu bibazo duhura nabyo, kuko ibyo bikomeza kubamba Yesu Kristo. Dufashe kandi twihanganisha abababaye, abakecuru, abasaza, impunzi, imfubyi, n'izindi ndushyi. Ubundi muwe nicyo cya mbere kiranga umubyeyi. Batware b'ingo namwe bafasha, uko ibihe bigenda bisimburana niko icyaha cyongera ubukana, bikarushaho kudutandukanya n'Imana. Satani akabona ikibuga akiniraho, kuko Mwuka Wera aba yigendeye. Tureke kugira Yesu w'igishoro, twakire Yesu Kristo kuri gakiza wadupfiriye, akazuka agasubira mu ijuru, akaba agiye kugaruka ngo atware itorero rye. Dusenge ubutitsa, twiyeze, duhore twiteguye. Bagore bafasha bagenzi banjye, dushyire mu bikorwa ibyanditse muri Timoteyo wa mbere umutwe wa 2 umurongo wa 15, maze tuzimye umuriro uri gutwika isi. Aho haragira hati, nyamara ariko azakizwa no kuba umubyeyi, apfa gusa guhorana ubwiyoroshye, kandi akaba indacogora mu kwemera, mu rukundo n'ubutungane. Haleluya. Dufatire ingero ku bagore b'intwari bavugwa mu byanditse byera, nk'umuhanuzikazi Debora uvugwa mu gitabo cy'Abacamanza umutwe wa 4 n'uwa 5. Ukubahwa kwe kwashingiraga ku bushishozi yagiraga. Yacaga imanza mu izina ry'Imana, imanza zitabera, kandi akagira inama Abayuda ari abagiranye ibibazo hagati yabo, cyangwa se ibyo baterwaga n'Abanyakanani. Hari n'abandi bagore b'indashyikirwa batubereye urugero mu bihe bikomeye byabayeho. Twavugamo nka Esther, twavugamo nka Rusi, twavugamo nka Tabita, Ahana n'abandi. Aba bose bagiye bakomezwa no kwegera Imana, bakayitunganira kandi bakayisenga bizeye. Iki gihe rero cy'ububyutse muri Afurika yo hagati buzakwira n'isi yose, umugore niyitabire ubufasha, akenyere akere itabaro, niyitabire ubu bubyutse. Nta yindi nzira uretse Yesu Kristo. Rega yitoranyirije abahishuwe ngo bakoreshe muri ubu bubyutse. Nk'uko dukunze kubivuga, twagiriwe ubuntu bugeretse ku bundi. Twibuke ko urubyaro rwose ari urw'umugore. Abagabo, abagore, abantu bose bari ku isi baturuka ku mugore. Niwe rero wa mbere wo gutakambira urubyaro rwe, abanje kugira umutima umenetse. Kwinangira tubireke, tugire amatsiko yo kumenya iby'umuhamagaro w'ibihugu byacu, kandi twemere kwitabira kuwushyira mu bikorwa. Twitabire intebe y'ubuntu, tuzasobanukirwa kurushaho.
umuhamagaro wacu abagore wo kuba umufasha ugaragare twera imbuto zivugwa mu Bagalatiya umutwe wa 5 murongo wa 22. Haragira hati naho imbuto za roho n'urukundo garagazwa n'ibyishimo, amahoro, kwihangana, ubugwaneza, ubuntu, ubudahemuka, imico myiza, kumenya kwifata. Nta tegeko ribuza imigirire nk'iyo. Haleluya. Ndasoza nshimira mama w'amahanga wampaye aka kanya muri studio z'ububyutse muri Afrika yo hagati. Ndashima buri wese waduteza amatwi, mpamagarira abagore bagenzi banjye kwitabira ubu bubyutse, tugasubira ku rufatiro shingiro rw'umuhamagaro wacu, duhinduke tubone ubuhindura bacu, bityo tube mu bahindura isi dufatiye urugero kuri Yesu Kristo we nzira ukuri n'ubugingo. Umwuka wera atwiyoborere. Aha niho ikiganiro nari nateguye basangiza kirangiriye. Subije mikoro mwene data mama w'amahanga uyoboye ibiganiro muri studio z'ububyutse muri Afrika yo hagati muri uyu mwanya. Murakoze. Ikirenge mu cyawe Yesu mwami, ndagera ikirenge mu cyabambanjirije, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe Yesu, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe Yesu, ndagera ikirenge mu cyawe. Waje mwisi ufite iyerekwa, wubahirije uwagutumye, warangije byose nta kibura, ndagera ikirenge mu cyawe, ndagera ikirenge mu cyawe. Bavuze ubutumwa bwiza izo ntumwa, bahaza amagara yabo ku bwawe, ntibitaye mu by'isi izo ntware, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyambanjirije, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyambanjirije. Nibatatinya igihango bizerwa, bujujwe imbaraga z'umwuka wera, bakuze ijambo na nyiraryo izo ntore, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjirije. Bahinduriye benshi ku gukiranuka, babonye isi imeze nk'ibambwe, nayo yababonye nk'ababambwe, nanjye ndagera ikirenge. Yesu aguha umugisha mwene data Mazina Maria Mukamwiza Deborade. Yesu aguha umugisha mu cyabo, n'abandi bumvireho. Ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjirije. Bahamije Kristo wabambwe, bahamije Kristo wazutse, baganiriye ubutumwa bwiza, nanjye ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cyabambanjirije. Yesu akukomereze mu muhamagaro yaguhamagariye, iki ni cyo wavukiye. Ndagera ikirenge mu cyawe Yesu, ndagera ikirenge mu cy'intumwa za mbere, ndagera ikirenge mu cya Petero, Pawulo, Debora, Dorukasi, ndagera ikirenge mu cya Kalebu, ndagera ikirenge mu cya Yayiri, mu cya Tabita, ndagera ikirenge mu cya Baraki, ndagera ikirenge mu cyabo,
Yosiya, Esiteri, Zerubabeli, ndagera ikirenge mu cya Eliya na Elisa, ndagera ikirenge mu cya Abigayili, Hagayi, Elizabeti, Nehemiya na Gideyoni, ndagera ikirenge mu cyabo, ndagera ikirenge mu cy'abambanjirije, ndagera ikirenge mu cya Daniyeli, Dawidi, ndagera ikirenge mu cya Hana, Ezira, ndagera ikirenge mu cya wa mugore, ndagera ikirenge mu cya Natani, ndagera ikirenge mu cya Moridekayi, ikirenge ndakigera mu cya Yosuwa, ndagera ikirenge mu cya ba bagore bafashaga Yesu, ndagera ikirenge mu cya abagore bafashaga Yesu, ikirenge mu cya bambanjije, ndagera ikirenge mu cya Mariya Madarena. Ati mwumve Yesu yazutse, naho Mariya ati nanjye nimwumva agiye kugaruka, ndagera ikirenge mu cyabo. Bene data bakundwa, ni ukuri mazina Mariya Mukamwiza Deborade, Imana iguha umugisha n'abariya mwakoranye, bariya bo mwari muri kumwe muri Réseau des Femmes, nabo mwakoranye muri politike muri RDI, ubwo ngubwo RDI use biragenda bite, RDI ambasaderi Mbonimpa nawe yarasobanukiwe, ubwo turizera ko RDI Yesu arayividura rero. Haleluya. Nawe nuko mwarakoranaga rero, n'iby'ibyishimo rwose, n'abandi nabo babonireho Yesu. Iki ni igihe cya Yesu banyepolitike, iki ni igihe cya Yesu Kristo, ntabwo ari iki gihe ngo amatora ari bube ngo hanyuma bashyireho bongere bakoreho, reka da. Iki ni igihe gahunda ya Yesu Kristo iraboneye, iboneje iki ni igihe cye, ntabwo biri bugende ngo byongere bigaruke ngo hanyuma hazi ibindi ngo hanyuma hagire gute. Umunyepolitike wumvise ubuhamya bwa Deborade bwa Mukamwiza, akaba yarumvise ubuhamya, akaba yarumvise gahunda programme ya ambasaderi Mbonimpa Jean Marie ariwe Nehemiya Ezra, munyepolitike wumva Yesu ni wajyaga abwira abigishwa we ngo uyu munsi ibyo bisohoye mu matwi yanyu. Rero Yesu aduhana umugisha. Ndabifuriza gukomeza kugubwa neza, ariko nta kugubwa neza bitari muri Yesu Kristo, kuko niwe mwami w'amahoro. Hanze yabyo nyine no kudurumbana. Rero nongeye gusabira umugisha amazina Mariya Mukamwiza, Imana imukomeze kandi nakagaruka nagasaga. Yego dukeneye abagaruka. Karibu tena. Mu cyawe Yesu mwami, ndagera ikirenge mu cyabambanjirije, ndagera ikirenge mu cyawe.